Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV, amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muherereye hose ku migabane itanu y'isi, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Afurika, abari muri Oceania n'ahandi. Nk'uko musanzwe mubimenyereye rero twihuta, reka tubabwire yuko imirwano yongeye kubura. Ni nyuma y'uko ejo nta mirwano yahabaye uretse amabombe yari ameze nabi arimo gusheringwa mu giturage yewe no ku barwanyi ba M23. Muri iki gitondo rero nibwo imirwano yongeye kwaduka mu gace ka za Mushaki, maze abahungu barakuzamukira rwose, bazamuka mu misozi ya za Misekera, za Runaba. Ubu tuvugana ku isaha ya saa 2:00 hejuru, saa 3:21, abahungu bamaze kugera mu mujyi wa Karuba cyangwa se muri centre ya Karuba. Ni ukuvuga ngo nk'uko twe twakomeje kugenda tuyibabwira, uri muri centre ya Karuba ajyana amaso hepfo areba za Sake, amanuka areba mu Kivu hepfo, agenda nanone akareba muri wa muhanda ujya muri Sud Kivu, abawukontrolinga areba na za Minova hasi. Kugeza amagingo ya rero bakaba bamaze kugera muri Karuba. Cyakora ntituramenya iyo bari bwerekeze, gusa baracyari kurwana. Ingabo za leta muri Karuba zahise ziruka zibonye ibintu bikomeye, barangije abahungu rwose b'intare za Sarambwe barahakaba. Kugeza amagingo ya rero tuvugana, aba bahungu bakaba bari muri Karuba. Isake ntago bo barimo kurwana muri ka gace ka za Kingi gakikije Sake, ntago barimo kurwana. Yewe n'abandi bari bamanutse Sake, ibyo byose bashobora kuba nabo baberekeje, kuko hari umuhanda uzamuka Karuba, nubwo bamwe baciye Mushaki ariko abandi bashobora kuba bazamukanye muri uwo muhanda bagaturuka mu mpande zose. Ni gutyo rero amakuru ateye. Imibare ni iyi, ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya imihanda yose imaze gufatwa na M23 nk'uko twakomeje kugenda tuyibabwira. Ni ukuvuga ngo umuhanda usigaye ni wa Minova, uretse ko nawo ntago byoroshye kugira ngo habe hanyuramo imodoka. Bari abahungu bari muri iriya misozi yo hejuru biragoye cyane, bivuze yuko umujyi wa Goma ugiye mu kaga. Umujyi wa Goma ugiye mu kaga, imihanda bari basigaranye uretse uwo nguwo umwe nabwo urimo kontrole nyinshi zituruka hejuru muri za Karuba, bidashoboka cyane kugira ngo unyuremo imodoka. Urugamba rero ni gutyo bigenda, nta kundi byakagombye kugenda. Ukurusha imbaraga aragutsinsura, nta kundi byagenda. Abandi basirikari ba M22 barimo bararwanira werekeza i Matanda. Ahangaha werekeza i Matanda naho barimo baraharwanira, ngo bageze niba aho bita kwa Bizimakaraha berekeza Matanda. Gusanga kwa Bizimakaraha manza naho bahambwiye bashobora kuba naho bahanyuze berekeza Karuba. Wenda wasanga ari hagati, nge ntago mazi, ariko noneho ni gutyo ibintu byagenze. Zanka twari twababwiye ku mugoroba yuko zasahuwe cyangwa se zanyazwe, bavuga kunyaga mu kinyarwanda cyiza. Hari abagiye bankosora kuvuga ikinyarwanda, nibyo mwakoze. Uyu munsi turi tariki 24, ntago ari 23, ni 24 ukwezi n'ukwa kabiri 2023. Zanka rero ejo twababwiraga yuko banyaze, kuri ubu zagaruwe, aho abashumba ngo nabo bari bafitaga impoho barasanye nabo banyatura, inka ziragaruka. Reka dushimire Imana wenda kuba zagarutse, ariko nanone arabavuga ngo turimo turafana intambara. Oya, ntabwo turimo gufana intambara, reka twihanganisha abaturage baburira babo mu ntambara. Nanone twihanganisha impande ebyiri zihanganye ko nta usangira n'udakoramo, nabo reka tubihanganishe. Ababurira ubuzima muri iyi ntambara reka tubihanganishe. Icyo tuba dushaka nuko amahoro aramba kandi intambara igashira. Natwe rero ntabwo twishimiye yuko intambara ihari, ahubwo turifuza ko amahoro yaboneka. Icyo rero tugusaba no gukora subscribe, ugakora share, ugakora like,
yewe ukajya wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka tubashimire rero, reka tubashimire ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Benshi bandika komenti bari hirya no hino, akaba banyandikira mu gikari, ibyo narabibonye. Reka tubashimire. Ntabwo biri butworohere ko dukora update kuko tugiye gushyingura, twagize ibyago, ari grand frère watabarutse. Ubwo rero no kuvuga ngo andi makuru yuko biraba bimeze turaza kuza kwibagezaho ku mukoroba. Mutwihanganire, nta kundi nkora njyenyine, ntago ndabona abandi dukorana. Murumva ko ibintu ntago biba byoroshye. Reka tubashimire rero, aho uherereye hose tukubwira tuti amakuru nimwe tuyashakira, amakuru nimwe dukomeza kuyashakira. Reka turaza kuza kwibagezaho nanone ay'umugoroba tubabwira uko biraba bimeze. Gusa icyerekezo manza ari Ingungu na za ni Kanirora sinzi, ariko za Kazinga niho nahingiye kwita Kaniro. Sinzi niba Kaniro hari ahari, ariko manza nawe ahari. Gusa manza icyerekezo ari kiriya, niyo makuru ndimo gukurura no kumanuka hasi za Minova. Reka tubifurize ibihe byiza rero, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.